turacyakomeje na ya nkuru yacu abo duherukana muri part 3 ngira ngo mwibuka ko inkuru yarangiye nararyamye saa 8 z'ijoro ni ibi biryo ndarya nk'umuntu wari waraye utariye then nibwo umunsi wa mbere navuye mu maboko y'ababyeyi umunsi wa mbere ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye umunsi nagize ijoro rikomeye nge nabyutse saa 8 z'ijoro nzi ngo hakeye nk'umuntu utari ufite isaha n'ubwana nyine ubwo murabwumva umuntu wapanze gucika mu rugo hagati aho mama yarankundaga kuko niyo yumva ngo nagiye ntabwo yari bubyakire rero urumva nagombaga gukoresha ibishoboka ibyo ari byo byose nakoze ibyo byose kugira ngo ntanga amahoro mu muryango abandi bantu basi ntazagira umuntu mbere umutwaro mu muryango nafashe urugendo ndagenda kubw'amahirwe yanjye makeya nari nzi ngo bwakeye kumbi ni saa 8 z'ijoro ndabyibuka naragiye ubwoba buranyica ndavuga ati ibikoko birandya ndagenda nurira igiti cy'avoka nicaramo nkajya mbara basi nkavuga ati ubungubu turi nka saa 8 nkajya mbara umunota nkava ku isegonda rimwe nkagera kuri amasegonda 60 nkavuga ati ubwo umunota urashize ndabara basi ndavuga ati uko biri birakeye reka ntangire ngende kumva uko nabaraga igihe ntabwo cyihuta uko tubitekereza nahavuye muri icyo giti cy'avoka ari saa 9 z'ijoro hafi zishyira saa 10 imbeho y'ijoro ubwoba bw'ubwana no kubera kuva mu rugo ncitse nagendeshaga ibirenge mw'abantu mwe ubwoba bwo kuvuga ati abanyerondo bari bumfate bansubize mu rugo muri make iryo joro ryambereye ijoro ntazigera nibagirwa mu buzima bwanjye ku myaka 12 naragiye ndavuga ati sinzi ahantu mpera gusa ahantu nari nzi ni hamwe naragiye mpera njya ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ndahagarara ndavuga se njye mu Burundi reka njye mu Rwanda se reka ikintu nakoze nk'umwana narafomboje nkavuga njya ahangaha cyangwa njya ahangaha umutima namurambwira ati komeza uyu muhanda wa kaburimbo ariko ubwo urumva nari nkomeje inzira izamuka ijya i Butare nturutse ku Kanyaru naragenze ndagenda isaha imwe ngenda isaha ebyiri inzara iranyica abantu bambaza wa mwana ugiye he nkavuga ati ngiye hano imbere kugira ngo hatagira umfata ngo ansubize mu rugo ntibyari binyoroheye nari mfite igiceri kimwe cy'ijana naragiye ngura irindazi inzara imaze kunzahaza nsaba n'agasukari ndigata isukari nirirwa irindazi ndigata n'isukari nubwo ibyo byose nahuraga nabyo n'ubwa mbere nyine nari mpuye n'inzara mu buryo bukomeye n'ubwa mbere nagenze numva umubiri wanjye urarushye n'ubwa mbere natangiye kwibaza ese ndi umuntu ndi iki kuri ino si ariko Imana yo mu ijuru icyo gihe irankomeza ndakomera nkomeza urugendo byaje kurangira kunanirwa n'iki ntoraguwe n'umwana w'umukobwa wibanaga wari imfubyi ufite umwana babana ariko nawe ntabwo yari ari kuri level yo kwakira undi muntu mw'abantu ndumva umutima wanjye unaniwe gusa tubane muri part 4 igitekerezo washaka kuduha no iyi nkuru wakumva yakomeza muri part 4 wandike muri comment wibuke gukora subscribe share and comment iyi mwibuke ko ari true story iyi ni inkuru ya nyayo mw'abantu mwe ndabakunda yari Nyirangazari.